yaba uyu mujene Masisi uyu nguyu mwakoranaga ibi biganiro ari muri Canada na uri muri Canada. Masisi rero hari nyine niwe muntu wankoresheje ikiganiro bwa mbere ramaje gukoresha yakamwana anyine to aranyiyongoza to nigeze kubona nyine wowe urayifite icyo kiganiro to ari ubwa mbere nyine to ngiye nyine n'ubwa mbere napfundutse gutya ariko iyo nkuru nyine we yambwiye nari nkurikiye yakanyine agiye kumukoresha interview nyine kuko nyine to naye nari umuribwe n'ubundi uraho nyine kuko nta kiremwa gikumirwa kuri ngewe. Nta kiremwa gikumirwa kuri wowe bisobanuye nyine to bivuze ngo nta muntu meza nyine muri ngewe kuko Imana nyine to nanga discrimination ngewe nyine bitewe n'ibyizana nyine no kuko n'isano mbafitanye na discrimination niyo mpamvu nyine to usanga nta n'ikiremwa nyine tunanga discrimination amamvuga ikiremwa kugira ngo bigire ukundi byumvikana nyine kenshi. Ubu ngubu ndashaka kugira ngo ubwa mbere ubona ko hari amahirwe yuko ugomba gucomoka ukajya muri bwa buzima wumvaga wifuza kurara kwitara ukava muri bwa buzima, kuko hano hari akavideo kawe kamwe Give second akangaka cyane ngiye navukiye ishyanga to kuko mama yaramunganaga nibuze ibyo yaciye moto niyo mpamvu mubona mu niyo diyama mwana yo muri Kongo shumi imwe itagira umva wagipetiwe ikimangwemo yo fungura mic ya fungura kamera yawe uzana akabana n'abagomba imbwa ya Semungu ngo yasigaranye nande wasigaranye pusi za jihad inusi bijura baze bijura tatamuye bijura baze mwana wanjye ngo imeze bite ni fresh bro mbere yuko ngomeze inkuru yanjye utuyaganaye nibereye bisi ya bisi niyo nyibutsa Vancouver n'ubundi tu ni ukuvuga ngo amaze igihe kingana iki nyine en general n'ubundi ni ya myaka 2 n'imari muri Canada. Abavugaga ko nuramuka ugeze ahantu noneho ubona icupa bita kubwoyo uzajya hanyuma yayaka ukaza ukabaseriye aba ngaba batiti like ku bantu batakuzi tugira ngo twibwire bapinyira mu bandi se kwindivuga kwa thanks nyine tu none se simba ndeba aho umukobwa yari ni gute se nabona amahirwe nkakina naye. Okay nsobanurira okay ku bantu batakuza nurinde ku muntu kubonye bwa mbere muri slang zawe nyine ndashaka kugira ngo wibwire abantu mbere yuko nkomeza inkuru yanjye. Njye n'ubundi ni ikimpangwe nyine tumusore w'umunyamahirwe kurusha nyine tunshima Imana cyane ushima Imana cyane. Kimangwema bisobanuye iki? Kimangwema rero rituruka mu nyine n'umunyabigwe n'ubundi uzwi nyine ku nzira y'umuhanda kwa kubana n'abantu nyine nta ruhande na rumwe ugenderaho ahubwo wubaha ikiremwa muntu nta buheza nagiswe kubera gukina biyari nyine to n'abantu barinyise nanjye ndavuga ati rero icyo mitiwemo reka nkigumane nyine to nanjye ndigumana gutyo kandi nyine niryo. Witwa Kimangwema? Nitwa Shema Jim ubundi to naho nickname yanjye ni Kimangwema. Amazina yawe nyabwite witwa? Shema Jim. Shema Jim. Wakunze gukoresha amagambo akakaye. Yesu Kristo, angalia kitu wanaita miracle, angalia papa pastel toita lama miracle. Oh my God, see the beautiful morning my people. Witwa Shema Jim, wakoresheje amagambo, thank you so much, que Dieu vous bénisse, merci beaucoup. Wakomeje gukoresha amagambo akakaye Kimangwema, amagambo akakaye ariko arimo kwiye bugaragara ku buzima butazigera bukunda na gato. Ukimara kubona mu magambo akoreshaga kera mo kumva amagambo akoreshaga harimo muri ture wabaga n'ubundi mu uko bivuga mu magambo nyine to buri muntu wese ku ruhande
yaba arimo agira kwiyakira atavuze ntabwo nyine numva nyine hari ubuzima bwose waba urimo ugira kwiyakira. Ego kuvuga rero n'ubundi hari uburyo urangurura ariko n'ubundi ukuramuka n'ubundi ukabona nyine babandi bafite bya bindi wowe bikwahagiza ukabona n'ubundi hari uburyo bakunyura mu maso ariko nyine ibyiringiro byo kuramuka bikaguha icyizere cy'uko byanahinduka n'ubundi ukabona uri muri ya range abandi baba barimo nyine Kimangwema, ijambo cyangwa uvugira imbere ya kamera bwa mbere ukamenyekana nka Kimangwema, wakoreshaga amagambo n'uvuga ko atari amagambo yo kwiba ariko ukuntu wakoreshaga amagambo umuhungu wanjye bikagaragara ko nyine amagambo uri kuvuga nyine uri yuko amagambo wakoreshaga yaje no gutrending ejo bundi by the way nyuma yawe kubona amagambo wakoreshaga kiriya gihe usa nk'utebya cyangwa utera blague ariko akaza guhinduka amagambo ashobora gukomeza imitima y'abamwe muri iyi minsi wabyagiye gute? Ngiye mbibona nari nzi ko ari nka kwa urareba iyo ugeze hano iyo ugeze muri ino life nyine ubona ibintu byose ari bishya nyine kuko aba ari amahirwe umuntu aba abonye ntabwo urabizi ngagari zo kuntu zitigita amaviza ariko uburyo nyine ubona weho bije ku ruhande rwawe kandi naho uzi uburibwe wari uriho uba ufite inyota yo kumenya umuhanda ugezeho nyine nyine uburyo ugomba kwitwara aho ugeze hashyashya niyo shusho nyine kuza mu mutwe bwa mbere uri kumva kuko urujya n'uruza rw'abantu noneho urabizi n'ururimi bari ibindi ubwo nicyo cyita kiguha gutekereza no gushishoza kurusha kwa kundi nyine umuntu waba azi nyine ibiribwa n'ibinyobwa biraboneka ariko nyine abantu badakuzi reka nze abantu bumvishe kano gato Nyabademora muya ubundi no kwina Nyabadi azwi n'abamuzi utamuzi ntazwi nta mu gace n'izina ry'imvura ntabwo bibaho utamenya waba uri uwino cyokora waba uri umutaka winywera karagaza abantu baca mu nzira ari babiri batandukanye hari ucaho agahabwa induru ariko hari n'ucaho agahabwa impundu nemera kubana nabo atari uko mpunze kubabamo ahubwo nyine ko mbashishikariza impinduka bajye bibaza nyine ku cyo naretse ngiye kubaho neza nibyo byanungura ariko kubaho nabi ntabwo njye byanungura kuko mu buzima bwanjye uri kumva impuhwe nazibonye hake ahubwo nshimira banyeretse urukundo umutima wanjye uzirikana nta gikorwa mfite kubikoraho ariko gusiga umwijima wabaye marisana ni ukuryamira uruhande rumwe nta kunyeganyega muhungu wanjye ntabwo guys mwihangane gato ntegereje telefone imwe kugira ngo nkomeze inkuru yanjye. So Kimangwema hano akoresheje amagambo akomeye akoreshaga amagambo ya danje Imana kuko iri kumpa icyizere gishya cy'ubuzima abakiba bumva kumva banyitege wapi bari bazi se ngo nzahera ntabwo nzahera nka biriya bikari by'agahinda Imana niyihare nyine funze defanze uhora nabisha ntabwo nzigera ngira ikinyabazungu nkoresha wapi sinzanacyisumbira kandi ujya ubikora ngewe ntayo reka ahubwo gature none ibyuki ubwo ni hari imboro wakoresheje onure gayi kenjamene bimeze gute se abakeba banjye Imana iri kubandinda umunsi wishimye cyane ewe namwenyuye se ubwo nenda menye ko kagaragaye we babatari impamvu bababare babyibazeho nyine none ko ya Mana yatabaye se shamu koboye nyine niyibizi yonyine nk'uko babigamba bari abahungu ariko tubajya banaduhumuriza n'umutima bakeba bajye babyibaza akanyamuneza kagaragaye ku maso uyu munsi sinzi impamvu ni ibigwi by'urukundo ruri kugumya runungura se nibyo wapi urukundo se ruva hehe nyine kubirema barashobora kabona
aya ahubwo amafarashi wallahi wagira ngo yanemanye nukuri kw'Imana pe yo unambwiye ngo ningo ntituzahura ngo nzakubaze nimba ngo kiri imanzi nyiri imanzi sindi imanzi pe naba nkubeshe ariko sindabona umukobwa wambaye ubusa mubona muri filime ntago naba nkubeshe nyene ni kwa renge nyine sikageze nk'akatandiwe kuri nyine wapi naba mbaye ndo ngombe ndo nibiba ubigize ibanga mbese nyine tu nabo bisanure babandi bo muri ibyo bikari merereyemo nkubeshe ni mu cyayi ibaze nyine wabirusha ariko wari umeze fresh shemana ni gato igumye ifunge defense ufite n'amatsiko y'iby'umuntu kuko nabonaga iby'umuntu abantu narebaga umuntu nkamusaka nyine nkamusakisha ijisho ko nari umushoro ukora mu mufuka nabivuganye n'abantu nibabaye bakavuga ati ntawe uhinduka ariko nyine si ngombwa abantu ngo bamenye ngo narahindutse njyewe ni njyewe nimva ko nahindutse kuko umuntu ajya abesha isi ariko ntajya abesha umutima bato inshuro nyinshi nzibwira umuntu ariko umuntu ajya aryarya abantu ariko ntabwo ashobora kuryarya umutima kuko uzarebe umuntu agusuhuza umufitiye ideni ukagira ngo ari kumwishyuza kandi yagusuhuza bro no bijou urimo kuvuga impeti mani tugiye n'ibintu nagiye nikoreraho nk'igenzura ku giti cyanjye abona ni iby'umuntu ariko ntabimenye ariko njye namubona iteka no mu nzira byaranarangiye nkazajya nibuka ibyo namukoreye kandi wataranamenye akanansuza yansuza nibuka n'amahano namukoreye ufite akantu utamurete kabisa reka nzarye kagabuye kuko n'ubundi benshi kandi nta kintu byamugeza okay Kevin ikintu yakwigishije abahungu uri kumva iyo umenya aho uva ukamenya aho ugeze n'aho ushaka kujya wubaka ahazaza harambye ntabwo wabaho urigweje kandi ndagira no cyangwe bakataga freestyle aririmba kuri ngo yindi ya fireman ariko wenda itako utari ko gufata fresh ari bamuta kandi kwa prako nasereka ahubwo ngature none ibyuki ko n'icyuki cyaririmbye akakavasi ubundi ngende umva ariko ngatinda gusubiza no yewe hari umubebe nemera cyane witwa mwita Baby Priscilla ku ndirimbo ye bita ngo nyene itangazo riturutse kuri wowe ari niyo nanyotewe ariko ndabaza gugu kuko gudasobanukirwa ndabaza gugu no ari ahantu avuga muri iriya ndirimbo ngo mujye ubona bagupfusha ubusa iyo uzakwibera uwanjye oya se kandi uretse gato kimangwe mu rukundo rwari rwamwishe kimangwe n'undi muntu nawe uvuga gutaye mu Bwongereza mbese ntabwo wabwire wewe gusa amaboko yaba yaraciwe bimutera ibyawe nibyo nabanze guhigiramo kimangwe mani ikindi mani ntushobotse kimangwe mani okay ufite imyaka ingahe mpaka kundundura ariko sinzabura icyizere nzagihorana icyo nzanapfira tubuka Imana ni kimwe mpaka kundundura ariko sinzabura icyizere nzagihorana icyo nzanapfira tubuka Imana ni kimwe wow arese mwana abantu bose mbwejoteme ntibakambwira ngo barafashwe niba ngiye byaranancanze tu njye nariyakiriye no kuri icyo kibazo tombifanye nyine nanjye nsigaye ntoza amaso yanjye kubareba nkaresha amaso umva bareba nk'aho ukwezi kuba kuri kurasira ariko nta cyogajuru cyankangeze niba ushaka umucungo mwiza wa dada ndapfuye
mere nawe wajye kumbwira ngo wagira ngo uyu mbwa zakurigase mu karenge kabinyurira kuko yaribaga nk'ingendo nkora cyangwa kamwe abantu bahuye nanjye b'abaturanyi bakamubwira aho nahuriye nabo yari yarumiwe pe ariko ubu ngubu nyine nawe arabibona bakamwenyesigaye nta kijujuta kuko maze gukura wenda kabisa. Mere wanjye ndagushimira kabisa ababyeyi bose ewe ubundi nimwe mubizi twe ntabyo tuzi. Mere nawe wajye ushaka kunyange umwuka muhumeka wawe n'ubundi ikironda no kubura uri ku isi n'ubundi uri wa mukandida wibera ku isi wawe n'icyeso utari no kurota mbabari ntukwirebera kugira ubundi tubwire ariko ntugare ku Imana bwira ari inyota birimo bikurikira ushaka kunyange yare abantu tubana mu buzima duhorana mubabona ntacyo nahindutseho ahubwo ngiye kuko njyewe niyumva ko nahindutse ahubwo bajye bibaza icyo nahindutseho kandi bakimbona mu mico imwe mibi nk'iyabo nemera kubana nabo atari uko nkunze kubabamo ahubwo nyine kuko mbashishikariza impinduka bajye bibaza nyine ku cyo naretse ariko gusiga umwijima wabaye marisana ni ukuryamira uruhande rumwe ntabwo nyeganyega. Bro, this guy has something else. Anyway, Kimangwema cyangwa ku muhanda uzisi nkuko abasirikare bagira call sign zabo ariko mbasana barara bagira izabo ariko rwose zadanje uri kumva se uko nabo none se uri kumva umurara bazikwa higa uri kumva noneho rero yiga kuri wa wundi umuhiga uzanarebe n'umujura abaza umukeba nta mujura utabuze umunyamutekano wa karitsiye abazi n'aho ataha n'abana be yarabanje kubimenya ibyo ngibyo uri kumva bakubinda nawe mbega ubundi injangwe n'imbeba none se wari wabona imbeba yinjiye aho injangwe nereba umwuka w'injangwe urahuruza kandi nabo ari abantu bagira amavuta bisiga bajya guhurira nabo hari amavuta batandukanye wagufashe umenya nuko uri mu uzuwari we yaba yambaye sevire ubuze amavuta humura uzaca inyuma umugore wawe ubibone ahita akubwira ati umubavu sinjye uwitera uyu mubavu byagenze gute aya masliga bro reka nkubwize ukuri tujye twemera ko this guy has umvumani gifite talent yatari urareba nko kurya ibikayote uri kumva nta gishyimbo nta kitumbi umva zitogoshejwe wowe wanyu aho twavuye ni kure nta nubwo ngewe uranureba nk'abantu bifuza kwisubira bwana ngewe Imana umva imitijemo icyo kintu ntabwo nakwemera gusubira bwana kuko ngewe nambaraga t-shirt ya mere imwe nyine nta nubwo narinzi no kwambara boxer mbimenye nyine ubu ngubu none abana b'ubu ngubu guhera ku myaka nawe yabafashe ubonye ifoto iriho cy'ibintu y'umuntu bafotoye yambaye ubusa noneho nsigaye mbabona noneho ni izina pe ahubwo bari kurushaho ndi gushaka akantu hari akantu wavuze yababajwe ntabwo uzigera ikira ariko urukundo kuko nakunze ntabwo ruzigera rupfa n'ibinabaho mugambe bivuge bimenywe n'umutima wanjye kuko ibyo navuga ntabwo biri kuri roho yanjye ubundi ndacyanyotewe izere ko ababwira nano bari bukureba bakavuga icyo cyakoze Kimangwema katumuvane ku kayero ku ka nation gafunguye tumushyire ku white nation gafunze basi burya bari kumva ujye ukora icyo utakwicuza ukwicuza ni iteka nabwiwe nahoraga nicara iruhande rw'abari gukina igisoro mama akambwira ati ngo vaho ninjye abasaza bakamungambirira bagahita bamubwira ati ngo wowe none se uragira ngo ajye kwicara mu bagore aganira n'abakuru ikironda kikanabatuma njyewe ibyiringiro byanjye bihora ku Uwiteka kandi Imana niniga Imana ni umusaza Mana yanjye wamaye ubuzima
uzambabarire n'ukuri kw'Imana mbivugiye ku ruhame rw'abakunzi uri kumva wenda tubona sho n'ibyo babona ariko noneho brother boy Imana izajya imundeberera icyoroshe kandi njye nizeye ko njye nzacakirana nawe uri kumva bitari mu ijuru kandi tuzahurira mu isi yewe niko tuzakutana kiremwa cyiza ubundi beza baragenda abandi tukababura uri kumva abagiye iwacu twese wirengagiza nimba waterwa n'umutima wawe ku bw'ibyo ubona ariko ibyiringiro mbibuza kuwiteka sinzi niba n'abakurikira TV show ariko baba babibona Imana niyo imitima yababajwe mani none reka nkubaze ikintu kimwe iyi confidence niki cyizere wagikuraga ko igihe kizagera ugatobora aya masaha uri muri migi ihenze ku isi British Columbia cyangwa Vancouver iri mu migi ihenze bya hatari kuva ku gasima kuva ku buzima wari urimo hariya aya masaha wari ufite confidence nk'ayo bintu muri wowe ni gute wumva ko igihe kizagera ugaturitsa bigakunda Kimangwema okay manzo mbwire Kimangwema hari slang ya Kimangwema ninje Kimangwema subiriramo kare akantu ukuntu akavugaga ntabwo njye nagasubiramo umusaza singo nyine kubera kutagasubiramo biba bimaze nk'imyaka ariko nyine reka mubwire hari ibintu nyine urareba iyo renze uri umwumbuje nka kamera uri kumva ibyo navuga wefunga make we uko nabaga ndeba nyine uko nabaga ndeba muri kamera nabaga ntekereza nyine muri community mbamo ari ukuntu ubona abantu bahuje nyine uri kumva bahuje ubuzima ari nk'imiryango irenze nk'ibihumbi 6 gutya ariko noneho mubyuka mubona amashusho amwe nyine ukabona bamwe nyine bamanika amaboko ariko noneho ukabona mubona kuramuka muri iyo miryango yose wenda ugasanga nko mu mwaka hagiye nk'umwe nawe uri kubyumva nyine noneho ukabona abandi nyine bagize ikironda baramwenyuye ariko nyine se ukareba nyine ukavuga ati byose uko biba biri kose nyine hari ishusho bigaragara muri bose urikumva ugendeye nyine ku biba byarahozeho n'ibyatambutse mu maso yawe nyine rero iyo ubibonye nabaraga bibiri nyine Guys, mutapinge screen wabaraga bibiri yaba uyu mujene Masisi uyu nguyu mwakoranaga ibi biganiro ari muri Canada na uri muri Canada Masisi rero hari nyine niwe muntu wankoresheje ikiganiro bwa mbere ramaje gukoresha ya Kamwana anyine aranyiyongoza nigeze kubona nyine wowe urayifite icyo kiganiro ari ubwa mbere nyine ngiye nyine n'ubwa mbere napfundutse gutya ariko iyo nkuru nyine we yambwiye nari inkurikiye yaka nyine agiye kumukoresha interview nyine kuko nyine nayo nari umuribwe n'ubundi uraho nyine kuko nta kiremwa gikumirwa kuri ngewe nta kiremwa gikumirwa kuri wowe bisobanuye nyine bivuze ngo nta muntu meza nyine muri ngewe kuko Imana nyine nanga discrimination ngewe nyine bitewe n'ibyizana nyine no kuko n'isano mbafitanye na discrimination niyo mpamvu nyine usanga nta n'ikiremwa nyine nanga discrimination mpamvu mvuga ikiremwa kugira ngo bigire ukundi byumvikana nyine kenshi ubu ngubu ndashaka kugira ngo ubwa mbere ubona ko hari amahirwe yuko ugomba gucomoka ukajya muri bwa buzima wumvaga wifuza kurara kwitara ukava muri bwa buzima kuko hano hari akavideo kawe kamwe Give second akangaka cyane njye navukiye ishyanga kuko mama yaramunganaga niwe uzi ibyo yaciyemo niyo mpamvu mubonamo
niyo diyama mwana yo muri Kongo shuri imwe itagira igiciro. Zakomere wa umwubaha byataye. Nubwo namubera ikirumbura twahura wapi nyine tuyangaya ariko aterwa ishema nuko uba mfite si ikinyarwanda se yageze ariko hari ababuze imfura zabo ariko njye aramfite amahirwe rero yageze nabwo gufite yo kuba mfite nukuri kw'Imana pe njyewe nari narihaye akato ariko urukundo rw'abantu rwarantunguye. Reka twireme kino kintu nimba kugira urugabo ruza rukirambika rugahita rugona rugasinzira nta iposho rwatanze kandi wowe washyashyaye ujye gushaka ibicanwa ngo utekere abo yabyaye ariko rwo rwaruhukiye imbere. Njyewe nkunda ba mama kurusha njyewe ba papa baradutengushye papa iyo kuko nabaye ku muhanda ninjye wawijyanyeho njyewe navutse bijyanye ku muhanda ntabwo uri kujyanye. twireme kino kintu nimba uzi kutarabona twese kuri mwebwe Imana ijya ibareba icyoroshye wowe kupitaho like tu hari umunsi inyenyeri zaka tu kuko wihebye ntasarura ahita acika intege ntagumye kuhira ibyo yahinze. siwezi kurudi nyuma matunda yuko mbere. twese kuri mwebwe ubundi yigira ngo umenye ingagari ubundi ubanza kureba ibiteshwa agaciro kuri yo aho bishugunga mbere y'ingagari niyo kumenyesha ko uwo muntu yifite kuko ni ingagari azanacunge neza urugo rurimo amapfa ntabwo wabona imbeba yagiye kuhahigira niba bari kirazira umuntu bazi se bari abarya babaze n'ibiyiko bari burya bari kumva se basagurira imbeba gute urwo rugo ruba rurangwamo ubundi yigira ngo umenye iki gende mu nzira zanjye tu ndi muri ka gace nyine ndeberamo Imana nsanze uri kuvugana n'icyuki iki cyuki tu nari nyamagaye mu kanya ahubwo murantunguye munguyeho nakivugishije nayo mpamvu umugambi ati dore urantunguye namwe muranampururije ariko none se ko mpununze mikoro ndi kuvugisha icyuki urumva atari insazi ikibazo ariko nare gende mu nzira zanjye tu ikirondana kuko iyo uriho uba uri umukandida w'ibiri ku isi original ariko kubaho ntabwo ari ukubaho ubayeho gutyo gusa kubaho ni ukubaho ubayeho wishimye wishimye ubundi ubuzima bugakomeza bukamuvira. Birababaje ubu wagenda ubwira icyo Uwiteka mwana yaraguhaye ubuzima ariko ukaba warabaye uganye ururira izuba rizakurasira muranegereje icyo gitondo kandi ntabwo nzaziba birababaje mbona umwijima nkabona n'umucyo ubundi ni gute ubundi agacu wow what wowe hose uri we kandi ukwiye kumenya uwo uri we nicyo cy'ingenzi kuri wowe kurusha ibindi. ubundi ufite ubuzima byose urabyemerewe ku babyeyi bo noneho ni yambi ndashaka kukubaza Kimangwema ahangaha ubuzima ibi biganiro bikora bari mu buzima bumeze bute? Ngewe ahangaha nyine hari ukuntu ngewe nyine nibyo nakubwiye ngo kubaho nibyo bivugitswemo aho ngaho ngo kubaho neza nibyo byantungura ariko kubaho nabi ntabwo byantungura. aho ngaho nibwo nari nsubiye mu rugo ubundi ibyo biganiro nabisubiyemo ndambiwe kuba imihanda kuko hari umugabo wari warambwiye ngo usubire aho wikuye ntusubire aho twagukuye. noneho iryo jambo ndaryumva nza gusanga rifitanye isano n'umugabo bita Pawulo wahoze ari Sawuli kuko nyine yari ari Sawuli amabara yakoraga we yari ayazi nyine tu. noneho Imana imuhindurira izina aba Pawulo. noneho mu gihe cya Pawulo
kandi Sawuli yarahigwaga kuko hahinduwe izina, isura ntiyahinduka. Rero mu gihe nyine yari ari mu nzu y'imbohe, noneho nyine kubera Imana yo yari izi umutima we, kuko yari izi umutima we ukuntu wahindutse kurusha abantu, kuko abantu bo ntibamenya umutima wa muntu ku buryo wahindutsemo. Noneho we bamufashe bamwita Sawuli kandi Imana yaramwise Pawulo. Noneho Imana iramubohora nyine, imwohereza marayika aramuzitura. Noneho marayika aramubwira ngo genda usubire aho wikuye, ntusubire aho bagukuye. Iryo jambo rero ni ijambo nyine rinini, wenda nko ku bantu baba barabaye no muri IRC wa Rehabilitation Center bararizi nyine, ni siroga nyine ya twese nyine wari Sawuli. Wowe kuvuga ngo niba nkumvishe neza uri Pawulo wari wahoze ari Sawuli. Ya byanyabyo. Hari abantu bajya afasha, ndagira noneho umuntu utakuzi mubwira uti Kimangwema ninde? Kimangwema ni iki? Kimangwema ni umwana wakuriye ku muhanda kuko ngewe ikinyabupfura ngira ni cya kintu ushugurika nyine ku wundi mubyeyi, ukabona nyine ari gucyaha umwana we, nawe ugafatiraho nyine ukavuga ati ubwo umubyeyi ariko bose uriya mwana ari amakosa kandi nanjye njya nyakora, bigaragare ko nkora ibidakunzwe n'abantu bakuru, ahubwo nyine kwa kundi nyine uba uri umunyamuhanda nta wagukebura ngo akubwire ati ni inzira mburimo, niba ukora nibyo nyine kwa kubura gihana tu. Naho nyine ngurira muri ubwo buzima bwo ku muhanda, nanjye mbega no kongera kuboneka mu muryango, ubundi nari naranakuweho mu rugo, bari baranakoze n'ikiriyo bitewe n'imyaka 7 nagiye nkamarana n'abantu mu rugo, nyine nta n'umfite n'agakuru, kuko kugeza na nitayimu nta tekinoloji n'imwe nkoresha. Tugiye nshatse umuntu n'ubundi ni kwa gukoresha igitsi nkamutegeta paka mubonye. We igitsi ushatse kuvuga nyine kugiye ukoresha amaguru nyine na transport, uzi ikintu bita tabati, ikintu uzi neza cyane. Ariko ubwo uzi wowe ngewe n'imamo y'Imana ngewe imodoka n'ubundi ku myaka yanjye mfite imodoka, mbega kilometraje yayo ntabwo iyo modoka wayigura ngo ishore wayavuga ati wenda muzanagaruza, ku buryo ntabwo wayigurisha ngo uyibonemo ayo wayitanzeho. Ibirometero wagiye haramutse hari imodoka yabigiye, ubwo iyo modoka yaba yarashaje. Wallahi none se ugiye kugura imodoka yawe ukaze cyangwa moto yawe ukaze, ubundi ugomba kurebera muri kilometraje yayo, ukareba ibirometero imaze kugenda, yandene ukanumva n'imihumekere ya moteri yayo. Niki kikubwira nyine ko hari neza nyine, wenda hakiri imijyi. Kimangwe, ndashaka kugira ngo umpe urugendo rw'iyi myaka 7. Iyi myaka 7 mu buzima bwa okay, how did you find yourself muri iyi myaka 7? Iyi myaka 7 byagenze gute kugira ngo utandukane n'umuryango? Ubundi ibyo mba narabivuze nyine hari ukugendera mu kigare nyine ugashiduka, kuko urareba iyo uri muto utarifatira umwanzuro ngo ugire amahitamo, umuntu aba agucisha mu merekezo nyine we ashaka, kandi abakubwira ko hari ikintu cyiza. Ese tujya ubona ko n'abantu bakuru kuri ubu bashukwa, bajya muri za Omani, bajya na za ibyo ni n'abantu bakuru barashukwa. Rero ngewe ibyo ngibyo nayo bayemo ndi mutonya, kwagukurikira nyine ngo ahantu ngo harangwa niho hari ikintu ukahita ugenda nyine. Wowe wafashe umwanzuro uhita uva mu rugo? Wafashe umwanzuro uracomoka mu rugo urahava? Twagiye turi batoya, ndakeka twari 2 batoya. Ku myaka ingahe? 11 ndakeka. Imyaka 11. Muva mu rugo muragenda gutyo nyine. Mwerekeje uwuhe muhanda? Twari turi kuva Ibyumba tujya mu Kigali. Ahantu mwaragira urugendo mwaruhagarikiye he?
Ikabuye ntabwo ari kure man. mwavuye guhamagarira Kabuye Ibirometero ndakeka ari nka kugera Nyabugogo ndimo ya ku kilometero uvuye nk'ibyumba utangiriye nko mu Rukomo ya nko ku kilometero cya 69 uba wageze mu karere ka Gasabo. mwagiye n'amaguru bakugenda ureba buriya buroke bwo mu muhanda nyine tu n'amaguru ntabirenze tu. mwakoresheje igihe kingana iki? Twaheraga saa 9 twageze saa 5 muri kumva nyine tu ni kwa kugenda mukanahezamo nk'abana. Nongeye gusubiramo igihe kimwe kugira ndebe icyo gihe niba ngifite nyine ariko nsanga n'ubundi ahantu imodoka igenda isa iminota 45 atari za modoka zatwegerane zagendaga zihagarara cyangwa se indi modoka yose igenda ihagarara ubundi hakoresha iminota 45 cyangwa isaha. Reka tugaruke gato objectif cyangwa mwari mufashe umwanzuro muvuga ngo reka tujye i Kigali. Ni inkuru ndende Kigali nanga. Reka twinjire muri Kigali rero. Unsubije mu bihe ntabwo ibyo bihe byose iyo nzira ni ndende umusaza. Inzira ni ndende Kimangwe. Nubwo wenda yaba ntoya ku rurimi ariko ni ndende ku wayigenze. Iyo myaka 7 na mugenzi wawe aracyariho? Ariho ndabizi ko ariho ntabwo aragera iyaje. So ni ukuvuga ngo ntiwongeye gusubira inyuma, wongeye gusubira inyuma werekera mu rugo nyuma y'imyaka 7. Nyuma y'imyaka 7 ya nibyo nyuma y'imyaka 7 nibwo nasubiye home. Mu rugo nta makuru bari bazi. Niryo kosa nakoze mu buzima njye nicuza n'ubu hari abo twajyanye badaherukana n'ababyeyi babo. Cya musaza nyine to niryo kosa nicujijeho mu makosa yose tu. Niki uru rugendo wagarutse umeze nk'icyuma gishyushye nibwo twumvisha ari amagambo. Niki ubwo buzima bwo iyo myaka 7 hari umuryango wagezemo ku buryo ari wakwigishije isi ukagaruka ukomeye kuri twakubonye? Oyangewe nuko nyine tu nyine nuko nabonye nyine hari urukundo rw'umuntu kwifuriza ikibi ariko hari umuntu ugushakira icyiza kandi nta nyungu aguteganyaho. Rero ibi ngibyo nibyo najyaga niyumvira nyine tu navuga ati se kuki abantu banshakira bino ngiye naharanira kuba muri bino bima kwicuza ko tu ndabizi ko hari abantu bibaho n'ubundi tu ntabwo ibyo ngibyo nibyo negeranyije ndeba umuntu abantu banyereka niba umuntu acize mu ishuri ejo nkarivamo haba hari ubumuntu afite nyine muri we tu. Noneho ngewe najyaga nkusanya urukundo nerekwa kurabizi hari ukuntu umuntu bitewe n'ukuntu aba yaragiye ahura n'abantu babi hari ukuntu atizera uri kumwereka urukundo kuko abenshi umuntu wahemukiwe ntabwo ajya atinya umuntu ujya umwereka urukundo hari igihe amufata nk'iryari kubera nyine ukuntu aba yarashenguriwe umutima nyine tu akaba nta muntu yizera. Biragoye kuba wabwira nk'umwana wagiye nko wenda tuvuge nko ku mukobwa nyine wagiye ku muhanda yaragize kuba yajya ku muhanda bitewe n'ingaruka z'umuntu bakundanye akamwizera nyuma akamutengura akamutana nk'umwana uri kumva noneho akiforoma akabona umwana wari gukura ari kubona icyo agaburira umwana. Uwo mwari biragoye kugira ngo uzamubwire ngo uramukunda ngo abyemere nubwo waba wamukunze kuko we yashingutse imbere iyo umweretse urukundo bihita biba ibindi. Rero ngewe nagiye nkusanya urukundo neretse
ndaruhuza nyine aho yatese umuntu yanshize mu ishuri bivuze ko atanshakiraga ikibi uri kumva ngo ahubwo kuguma muri ino nzira mbabaza abakunzi banjye nyine abantu banyifuriza ikiyaga. Reka duhaguruke rero ufashe umwanzuro ubwo ngubwo urugendo wanze kurutubwira wanze kwisubiza mu bihe bya kera. Reka tugaruke mu rugendo none ufashe umwanzuro wo gusubira imuhira. Wakiriwe gute? Wafashe umwanzuro gute wo gusubira mu rugo nyuma y'imyaka 7? Yewe umwanzuro nyine nawufatiye tu iwawa tu. Oya se oya mani duhereza urugendo rw'ubuzima bw'agahambe suri mu myaka 7 bro. The fuck? Tugenda tutware muri Kigali tubwire ukuntu wageze iwawe. Iwawa se yuri Nyamabara ko n'ubundi Kigali yakwakiriye gute? Kigali nayo yabayemo nk'umuhizi nyine tu iyo ukora ikintu kibi cyose ubamo umuhanga muri cyo. So wagiye muri Kigali, mugeze muri Kigali ubuzima bwabakiriye gute? Mwaraye he bwa mbere? Mwayibayemo mute Kigali? Niki cyagushimishije? Niki cyagutunguye muri Kigali ugikandagizamo ikirenge cyawe bwa mbere nta muntu usanzemo? Ese kugera narinde kureba nk'inka ivuye mu kiraro bwa mbere. Ngo byose wari uri kunyobora yari kunyobora aho ashaka, ari kunjyana mu merekezo ye, kuko iyo uri mushya buri umwe agutwara uko ashaka, agutwara aho azi. Nyine yari n'umuntu mwiza akwereka aho ubumenyi bwe bugarukira, akakwereka ikintu azi, akanakuburira akakubwira ngo iki ngiki ntabwo ari cyiza, nyine bariya ntabwo ari beza. Gendera nyine ukagenda kuri sije yo ku ruhande rw'umuntu ukwerekeye. Rero nyine urabizi umuntu mushya wese arayoborwa nyine. Ibindi iyo uri umuntu ureba nawe inzira bakunyujijemo si ngombwa ngo uyisubiremo kabiri. Kigali irakwakira rero? Kigali byayo by'abayirimo baba bizi. Ntabwo nyine tupfa ko iyo uyirimo ni iyihe kese yagutwaye iwawe? Kese yagutwaye iwawe ni iyihe? None siko njye nari umwana wo ku muhanda mfatiraga muri filime niryamiye, naraye ngenda ijoro nacuruzaga isigara abanjyana nyine tu, kuko n'ubundi ubu ntabwo uba ufite iyo myaka yo kuguma ayo masaha mu ijoro. Ni urugendo runini nyine tu, naranacumaga deja. Waranacumaga? Yendaga ganje ahubwo uburyo nayiretse ngeze ahantu nk'aha ngaha byemewe ibyo byantunga, ariko ni ukubera Imana tu. So ugeze muri Canada nibwo gucuma biretse? Nabiretse ureka ikintu mana ari uko kirimo, ntabwo wavuga ngo uretse ikintu ngo ni uko kikuri kure. Nko kuvuga ngo ugiye nko muri rehab runaka ngo nibwo wenda ngo uretse ngo gucoma ngo ni ukuri muri rehab, ahubwo rehab igukangurira ikwereka ingaruka zayo, ariko ikintu utarekeye kuri tere ntabwo uba ukiretse. Yawe happy kabisa. Ubundi utsinda urugamba uri kururwana nyine apana, ntabwo watsindira urugamba, ntabwo watsinda umurwano kandi utsindiye inyuma utarwanye, si ubwo uba watsinda. Ntabwo biba urwano uri kuri tere nyine. Niyo mpamvu nyine tunga umuntu ugushaka n'impinduka, ntabwo wowe kiriyo uvuga ati ngo ngiye aha ngo bino nabireka aho ya birekera aho ngaho uhanganye nabyo, ko n'ubundi ikintu wiha n'uwo ukiyambura. Ubwo bwari ubwa mbere ufunzwe mbere yo gufata umwanzuro muri iyo myaka 7 wari uri muri Kigali? Nta rundi mijyi wagiye muri Kigali? Ese mu Rwanda naho nabaga mpejwe, ariko ndavuga hari ahantu werekeye? Nyine tu Kigali, Musanze, Rubavu, nizo zanjye tu. Mu majyaruguru n'ubundi naho ngaho mu majyaruguru gusa n'Iburengerazuba. Ariko koko Kimangwema, hari akagoro kawe ka Kimangwema niko nashatse ndakabura.
kara kaburo ka Kimangwema kagasilenge wakoreshaga bwa mbere ntabwo kibuka wapi nabonye wampururije ndavuga ati se kikiremwa nyine tu ibintu byose najyaga mbona mvuga ati nyine se buraba bari gushaka kunyibutsa iki nyine tu Sitangira arambwira ati n'ubundi wapi ngiye gusa ibintu njya mbona n'ubundi nibyo birimo kuguma nyine tu nshishikarira guhinduka kugira ngo ntandukane n'uriya nyine ugaragara nanjye nyine tu ndabireba ngashima Imana nyine ku bwa bimwe ariko hari mbibona bwa mbere bwo neza ngo nyine wenda ni nk'umukeba wenda uri kugira ngo ngaragaze nyine kuko nayo ndi kubona kumbe sinumve wenda ko hari ibyo mvuga bateze amatwi njye nanjye nakwireba leta mbona inzara yari yose igikoresho cyari cyinshi ntiwapimwe guca ukubiri no n'uriya nyine everybody following Kimangwema yo following Kimangwema anyway man I'm your big fan ngewe nakurikiye utubaro twawe ariko nyine bitewe nuko ibyo avuga byinshi n'urugendo rwo kuva aho ukomoka agacu narakumvaga byatari narakumvaga urimo kumva ariko niba ikintu cyanshimishije no kubona uvuyemo umuntu muzima aho kugira ngo bihinduke umuntu wo gushungera ahubwo you became man zahabu ndaki uvamo zahabu aya masaha who you sing right now mu yandi magambo uri definition cyangwa uri cyerekezo uri shuri ryiza ryo kwigiramo ku muntu adashobora kwiheba no kuvuga ngo ubuzima wari urimo na hope n'icyizere wari ufite your dreams comes true ariko ni ikintu cyari kimeze nk'itegeko mu buzima bwawe ko you're gonna be who you are ugomba kuba uri uyu munsi kubera icyo ufite confidence n'icyizere ku buzima bwawe buzahinduka complete nk'uko bwahindutse uyu munsi ngewe nyine tu nk'uko nabivuga ati ngo iyo uri muzima ngo uri umukandida w'ibibera ku isi ubwo ari ibibi ari n'ibyiza byose ubyemerewe iyo wapfuye kandidatire yawe wayavuyemo niyo mpamvu nta kwiheba nagira bari kumva kuko mu mutima wanjye nabanje kugusoramo ikintu bita ishari n'umururumba nyine kuko umururumba niwo utera abantu ishyari noneho iyo ugize umururumba noneho ishyari iyo urigize ribyura umururumba ukurimo noneho iyo ugize umururumba ni hahandi uba ushaka kuba wumva wanyaga umuntu icyo afite kugira ngo ukibone rero ngo wahita havamo ya ntandaro ya cya kindi nyine kikubaho ka kantu gatonya ukora mu masegonda 3 kakahita kakubyarira kwicuza ubuzima bwawe bwose rero nicyo kintu nabonye mbirinze rero ndavuga ati n'ubundi niberaho nkabaho narokito nyine tuyobaye iyo wabayeho ubizi iyo noneho iyo wowe ubizi uzi aho bahera nyine uri kumva abantu bagushira hasi kuko iyo ukurikiza amategeko nyine y'umwami na nyumba kumakuru n'ubundi bijya bibaho umva Imana ni igikoresho ikimenyane kandi Imana itanze itanga bose aho twavuye ni kure nta nubwo ngewe uranureba nk'abantu bifuza kwisubira bwana ngewe Imana umva imitishemo icyo kintu ntabwo nakwemera gusubira bwana ariko njye mbakumbura mwana tubaka mwenye ubwanyu ukagira inama n'icyizere njye ntashyari nshimira ibyo mbonye ko ari ryo ryeno ryanjye ibyo mbuze nyine ntabwo aba ari igeno ryanjye ariko njye mbakumbura mwana ariko uzi ahantu we bakwikubitira imva y'ibihombe ntukibagirwe uwo wahoze uri we kandi ukwiye kumenya uwo uri we
nicyo cy'ingenzi kuri wowe kurusha ibindi. Ubundi ufite ubuzima byose urabyemerewe, ku babyeyi bo noneho ni yambi. Filime kino kintu nimba uzi kutarabona. none igipindi kiragiraga amagambo ku babyeyi ho ni yambi. Reka dukomeze Kibangwema. aya masaha uraryama ukaryama, hari igihe uryama ukarota uri muri ya mihanda batigita. nyine to sigaye ndyama nekanye ndasinzira nanjye nkarota nk'abandi. ntabwo ibintu byo kurota byambaga. Ntabwo ibintu byo kurota byakubagaho, ubu ngubu uraryama ukarota nk'abandi. Ndaryama pe. Ni kuki ushimira Imana uyu munsi? Imana ni kubwa buri kimwe cyanjye, kuko nyine kuko nyine urareba singo abantu nyine hari abo babaho bafite nyine umugambi uri kumva w'icyo bagomba gukora mu gitondo, hakabaho n'abantu babaho bafite intego nyine y'ibyo bagomba kugeraho n'ibyo bagomba kunoza, uri kumva babaho bafite plan, uri kumva njye ikintu nshimira Imana, uri kumva nuko nanjye muri njyewe mfite intego nyine ubundi kirazira nyine kuvuga intambwe yawe n'icyo ugambirira kuba wageraho, kuko aba ari nko guteguza abakeba bawe kugira baboneraho bagutangirira. Ariko njyewe nyine nuko mfite nyine icyo mfite mu mutima, bari kumva kandi ndabizi n'abarara banjye narabibabwiraga turi kubaya, nkababwira ati bro Imana izadufashe duhure turi abagabo nk'uko dusangirira mu karito, hari umunsi tuzasangirira ku meza nyine y'abagabo ibyo bintu kandi nizera ko n'ubundi iyo nikururiye amakuru n'ubundi nabo mbona n'ubundi ari uko Imana ifunze defense. Kazi mutapinge screen. Iyo utereye umusozi ugahindukira ukahita ufata uri inyuma, umuha motivation, umufashe akaboko umukurura, nawe yongeramo akabaraga kugira gumya kuvuna, umukurura nawe ahita yiha motivation. Niyo mpamvu na leta ikangurira abantu kwibumbira mu makoperative, kuko abafatanyije bagira icyo bageraho. Imana ni intege, nshimira Imana ku biremwa byayo. Njyewe ntariwe ndashimira Imana kuko iri kumpa icyizere gishya cy'ubuzima. Abakiba banjye kumva banyitege, wapi bari bazi se ngo nzahera, ntabwo nzahera nka biriya bikari by'agahinda. Imana niyo ihari nyine ifunze defense uhora nabisha, ntabwo nzigera ngira ikinyabazo n'umukoresha, wapi sinzanacyisumbira kandi ujya ubinkora. Njyewe ntariwe ndashimira kuko umubiri wawe nuwubwira ngo urababaye koko uzababara. Wari wasitara ukabona amaraso nyuma, iyo ubonye ya maraso yajojobye nyine nibwo wumva bwa burebwa mu koboyi. Uzabicunga umva se mwabiremwe mwe Pesi kuri mwebwe Imana ijya ibareba icyoroshye, wowe kubitaho like hari umunsi inyenyeri zaka kuko uwihebye ntasarura, ahita acika intege ntagumye kuhira ibyo yahinze. Njye siwezi kurudi nyuma matunda yiko mbere. appreciate. Papa wanjye yanyise Jimmy, ariko ngewe mama yansobanurishamo icyo bivuze. Ni nk'ibigwi bundi. Ishema nizere ko umubera umwana mwiza ukamutera ishema koko nk'uko yakwiseshe. Wapi ntabwo namubera umutagatifu, nzamubera umwana. Ntabwo nakora ikosa. Nta mwana udakosa, ariko byibuze Shumi niwe ase ninde muntu wambabarira nkawe. Papa wanjye yanyise Jimmy, ariko ngewe agara ko umugisha nakumoroho. Nakumoroho we ubusa umuntu koko, umuntu wibagiye kujya muri ndinda, uzi kujya muri ndinda, none ureba nk'uko wikoreye igisakuma kikagucika kigatoromboka, kiba kimeze nka
kigataruka umva abandi icyo bakora baraguherezaga ukajya kugitora, ariko papa wowe wagitoreraga iyo wagiraga nk'amahirwe cyabaga kitamenetse. wowe agasozi icyizere mu kigumye mu bantu kuko n'ubundi Imana niyo yakibahaye, namwe mujye mugisubiza abantu, hari icyo bitwaye. Niberaho nk'umusuguti tu, ese tuzayisige ari nziza kurusha uko twayisanze. Sizo mu mbero nziza nizo mbatuye tu. Ibibazo byo ntibizigera byigera ibisubizo, tuzagumya duhangane nabyo, ntabwo tuzamanika amaboko. Imana niyo nkuru. Wow. Ngaho. Imana ni intego. Iyo yakibahaye zere mu kigumye mu bantu kuko n'ubundi Imana niyo yakibahaye, namwe mujye mugisubiza abantu, hari icyo bitwaye. Niberaho nk'umusuguti tu, ese tuzayisige ari nziza kurusha uko twayisanze. Sizo mu mbero nziza nizo mbatuye tu. Ibibazo byo ntibizigera byigera ibisubizo, tuzagumya duhangane nabyo, ntabwo tuzamanika amaboko. Imana niyo nkuru. Yo Kimangwema umusa warabikoze. Babiri batandukanye, hari ucaho agahabwa induru, ariko hari n'ucaho agahabwa impundu. Njyewe rero bamvugirizaga induru, ariko noneho wa wundi watambutse bamuha impundu, nanjye tu navuga ati se niki bubahira uriya muntu, kugira nanjye nisanure menye amakosa yayo. Abantu baca mu nzira ari babiri batandukanye, ndeberamo Imana nsanze uri kuvugana n'icyuki twari twakuba. abantu baca mu nzira ari babiri batandukanye, hari ntabwo ikunda abagore. ese mwana abantu bose joteme niba bakambwira ngo barafashwe, niba ngiye bya Uyu mutwe nakasa. kiremwe njya nkumbura mu buzima. Icyo yo gukumbura ni iki yose? Ni yakamwa. Njyewe yaka niwe muntu ubuzima bwanjye nta rukumbuzi inyangira tu, bitewe nyine n'ubuzima ukuntu buba bwaragiye bubaho, ukabura n'umuntu ugusigira souvenir ngo namwibuke. Usibye yaka na Guduro n'uwo bita Pazi, nibo bana njye nkumbura mu buzima. Ni abantu batatu mu isi njye nkumbura kuko rero bansigiye ibimenyetso by'uko ari inshuti kabisa. Ubushuti bwawe na Yakamwana bushingiye ku ki? Yakazi ni impunzi nanjye nkaba impunzi, ariko mu mibanire yanjye na Yaka twabuhokaniragaho, akambwira ati ariko ubibona gute ibintu uri kubona, nyine tukabyibazaho. Nanone aramubwira ati tuba tugomba kubyirengagiza kuko ibintu bikomeje birakomera. None njye nkumbura cyane. Iyo umuntu ukumbura cyane. Icyo gihe mwatangiye kubana ryari? Ntukibagirwe wowe usuriwe kandi ukwiye kumenya uwo uriwe, nicyo cy'ingenzi kuri wowe kurusha ibindi. Ubundi ufite ubuzima byose urabyiye. Yesu sana wapi ni Aishkevi ni mwarimu Bro urakasa muto. uko ngiye nambaraga t-shirt ya Mary mwe hano urishaye imbere cyane, izuba rizamurikira ringirireba, ntabwo ari wowe amaso areba yonyine kandi nta n'umwe. I hope one day sun will shine. Imbere cyane izuba rizamurikira ringirireba, ntabwo ari wowe amaso areba yonyine kandi nta n'umwe. Byarabaye mani. Imigani y'imigenurano kuko hari umugani nyankunda ngo some heart broken never made, ku mitima yababajwe n'iki n'indi nyine ntabwo ubwonko bwanjye bukora update byadanje ngo bukore mu bubiko byinshi mba nifite mu bubiko K'agafaransa
ku myaka yawe 10 n'ikihe kintu cyatumye uvuga uti reka mve mu rugo nigire kwibera mu buzima bwa street? nyine urareba ubuzima nyine tubwo guforoma kuba mu buhunzi na bera ari umupfakazi nyine byabaga bigoye, nanjye nkabona ndi imfura ariko ntacyo mariye mu rugo, nkabona n'ubundi ndi kongera ibibazo bima kuba navuga ati reka mere musigire wenda ibifu by'aba ba petit frere asigara abyitaho, njye kwihigira nyine kuko narinzi gutashya no gusimbuka narisanuraga kuko njye nari naracuye no kubunda bitewe no kurira ibiti bya danje nurira nkatashya inka nkazigurisha nyine nkabona na mere kubona bahangayitse, nkabona nitanje mu nanjye ndavuga ati reka mbe nivanya no kumurwa n'ubundi nubwo nahangayikishije mere, ariko nyine ntabwo yabaga azi imvune nabaga mfite muri jyewe kwa kumubona ntacyo nyine mufashe nk'umuhungu w'imfura nyine bituma nigira imihanda. Kimangwema umusaza gushakira umwanya, nzashaka umwanya atari nijoro umeze fresh uze duteremo story, urumva? Nzashaka umwanya, uza gushakira umwanya uze duteremo story kabisa, tumena habiri dutere story, uganiriza abantu, uganiriza. Ariko se nibande bagiye bazamura abantu nk'uyu nguyu uboneka murazamura abantu namwe muza mukandunda abantu namwe nko mwabaye. Ndashaka kugira ngo tuzashake umwanya, tuzashake umwanya gusa ya keep it up. Ubuzima ndatekereza ko ntabwo abantu bashobora gusubira inyuma, ntabwo urimo bro, uri mu bantu bake ibyo bavuze n'ubuzima warabwiyabuye, ubwo buzima bwi warabwiyabuye, kandi aho wabereye aho wageze wisanishije n'ubuzima urimo. Keep it up big man. None ko Canada urumogi ruremewe, ibiyobyabwenge biremewe, umuntu wigeze kubigeragezaho ubu ngubu ntiwaguye ahashashe, ubu ngubu ntiwitamo byadanje. Nta muntu ese ugira ngo nyine baba bifite amatsiko nyine, bafite green light nyine bagiye babijyamo nyine. Gusa ese ikintu nzi cyo n'ubundi ni uko bidindiza ubwonko bwa muntu. Njyewe wenda nuko nagize amahirwe nkabikoresha undi na mutoya, nkabasha nyine no guhabwa n'izo mpanuro. Ariko se iyo bihise muri mukuru nyine, impanuro zawe nande ninde muntu aguha impanuro? buriya umuntu ugira amahirwe agira umugira inama ni ikintu, nicyo kintu cy'agaciro kidafatika, ariko ubona akamaro kacyo mu gihe uri kubona wa wundi wanze kumva ya nama, mu gihe ari kurwana n'ingaruka z'icyo yakoze kandi barakimubujije. Rero ugira amahirwe nyine ubona nyine kugira inama. No kuri ubu ngubu inshuti y'ubu ngubu uyibwira ikiri kugushengura umutima kuko uri ku byabaye, ijoro hahise akahita akubwira ngo nta birenze. Ese ubwo uri kumva umuntu ari wowe warambana ubwira ngo nta birenze, kandi wowe ubwawe umutima wawe gucira urubanza, kuko nyine komeza ndakumva. niyo mpamvu nyine nabundi aho byemewe nyine hano biremewe. Simbatumye bazigire ngo simbatumye bazigire bamwita Kimangwema. Ndashaka kugira ngo tuzafate umwanya uhagije, urumva? Tuzafate umwanya uhagije, story tuzitere birambuye, sibyo? Just uzanyemerere just send me your number. Yeah, send me your number, hanyuma tuzagira. Ubu ngubu ukora ibiki kuva ugereye muri Canada? Si nyine se kongera ubumenyi muri communication, niyo mpamvu nyine kugira ngo nzajye kurusha uko navugirwa.
kugira ngo njye nivugiraho kugira uvugirwe. Sinizera nyine umvugira, that's why. Ubu ngubu wamaze kurenga hahandi wasabaga nayo kugura agacupa, ubu ngubu nawe ushobora kubyuka mu gitondo usanga kuri konti yawe hari akantu. Ku buryo uvuga ati nanjye ejo n'ejo bundi nzazamura inzu yanjye hariya umuhanda uhinduka amateka. Izo nzozi ntabwo zimbaho mu mutwe wanjye, habamo kuba nakereye umuryango wanjye nyine tu. Iyo hajemo umuryango niho haza n'ibyo bitekerezo uri kuvuga. Imyaka ingahe? Ubu ufite imyaka ingahe? 3 nyuma hariho 0. 3 nyuma hariho 0. Wow. Maze kugera mu bihe byiza. Umusa, thank you so much. Kurya ku munyu nta kintu wambesha. Umusa, thank you. Thank you. Uze kunyandikira nzafata umwanya noneho tuganire birambuye. Uze kunyandikira. Bagufollowinze, abantu bagufollowinze, mufollowing umuvandimwe hanyuma we'll keep in touch.